opposition igutumye muri UN kugira ngo ujye gusaba jenoside yakorewe abahutu ko yemerwa wagenda. Ndashaka kugira ngo mubwire ko ntagenda. Je ntabwo najya gusaba jenoside yakorewe abahutu ko yemerwa. Ntabwo arizo nshingano za opposition nyarwanda. Yewe ndashaka kugira ngo ibingiye mbisobanura rwose binumvikane. Opposition hano twebwe turi abopoza, turi opposed kuri kugatsiko kayoboye u Rwanda uyu munsi. Inshingano za opposition ntabwo ari ugusaba inyito ya jenoside yakorewe abahutu. Nta muntu renge wabintuma ibyo ngibyo, ntabwo wabintuma ari wese, ntabwo nagenda kuko siyo nshingano mfite. Cyokora uwantuma muri UN kujya gusobanura ibikorwa by'agatsiko ka Kigali kugira ngo kabe kavaho, ibyo ngibyo najya kubisobanura muri UN, najya kubisobanura mu bihugu bitandukanye, ariko jewe ntabwo mfite inshingano zo gusaba inyito y'ubwicanyi bwakorewe abahutu ko bwitwa jenoside. Iyo si inshingano yanjye mfite muri opposition. Ahubwo ngewe nanabikangurira n'abandi bantu turi kumwe muri opposition ko ibyo ngibyo bitaturangaza. Je mbikangurira n'abandi yuko tutagomba kurangara turi mu gushaka inyito y'ubwicanyi bwakorewe abahutu.